ntiwemererwa impamvu twiragurishije ya bogisa y'irondoni naho yarayajyanye ku Kadege. Iyo aba ari ibyo byonyine ariko Kavu ibaze ko ni puraye ayigurisha kugira ngo akunde abone amafaranga. Uko byatangiye ese Salisa ko mbona kera yigunze nk'ihene yari y'amababi y'acyaside byagenze gute? Sha ni ibisanzwe muri iyi minsi ndabona kera yatuje. Keretse nimba ari byo muri iyi vizi ko nzi neza abakera ahantu hose haba ari udusazi ibi bije gute? Ubwo nyine bifite impamvu iri kubimutera. Ntago ararya se. Reka ibi byose ni ikibazo. Bitaba ikibazo njye Kavumbi sinjya nibeshye. Kabeshwa amabati ku murenge nyakuvumbika inyamuziko we urebye usanga mpangayikishijwe no kurya. Asekereye karamukanya umushihara. Oya si umushiha ariko Salisa ubwo uze kugira umuvandimwe ukagera kasamutwe natwiye yakoze iki se ke? Man, hari ibintu urubyiruko ruharaye muri iyi minsi. Nimba ngari indege nimba ngari doroni aka amafaranga bashizeho kabisa. Yo Salisa mavuga aviator Akadege kayabamazeho. Ntiwemererwa impamvu twiragurishije ya bogisa y'irondoni naho yarayajyanye ku Kadege. Iyo aba ari ibyo byonyine ariko Kavu ibaze ko ni puraye ayigurisha kugira ngo akunde abone amafaranga. ariko mwana ngeje n'isi ndi kubyumva. None se nakuntu wamugira inama akabivaho. Niyo wamusomera ivanjiri nzi neza ko atabivamo. Ngabivamo uko ingona itakuka amazi ngize kwibera umusozi niko niwe akagerageje ataba hatagurutse arakaguruka nkona se kibi ibyo byose wagiyemo nzi neza ko ushobora kukivamo. ahaha nagerageza azambwira. Kavu ngenge kumuhamagara ndamukupa ariko ambwiye ko agiye kubireka. Nabwo ntiwabyizera ariko ibaze ko yabeshe Vengo yabivuyeho saa 9 zagiye kugera ipantaro yayiteje. Ipantaro yande yaviye nyine atu twiri nakomerezaho nose ko numva afite ibyo akinira yakavaho byagenze gute? Akavuze ko wagira ngo ufite akavumbi mu bwongo. iwe seki hari Kavumbi natwiye Cyakoza mugani wawe nta nitandukaniro. y'ikijumba n'iteke Naho ngaho kabisa. Gusa ngereka mamagare twiri nyine. Seko mbona ari kunkupara. Turashize none. Aro Yes mwana. Nkupira ndi gukina Vieta. ariko twiwazaritse ibyo bintu mwana. Ngo nzagira iki? Ako shasa se warasaze. Oya nagusara. Ubusa kuvigiye wahereye wari yangaye. Ahubwo uri kunera umwaka uzikomagaye kamaze kundya sirike. Ibaze ko ari nkayo mafaranga. Ubwo se urumva uri biyagaruze. Ahubwo ndabona balance nyamaze. Ihangana nguriza nk'igihumbi nyagaruze. Ubwo se ngayo wari wayakuye. Nari nitije ku yakeriya ariko ndashaka umuntu nguriza mpita nyamusubiza. Uzubwani watushaka kuntu wagurutse ukangura phone bigishyushye. Turashize none. Uri muzima ushaka gukora